Uvuga ngo umuntu yatandukanye n'umugabo yarawukubitaga mukakomeza mukabana mbana bimenya ukabihakana kandi ngo wibuke iyo baba dushingira sinzi uko byibuka bazakubwira ngo suzihanganira ibintu byose ibibazo umugabo tegeke z'umugabo kamuvuga ngo nzabyihanganira ngo ikimenyimenyi n'ikimenyetso tuzatandukanwa n'urupfu my everything. Hallelujah to the Lamb who was slain. Hallelujah to the one who rose again. Glory, honor to your holy name. Forever and ever your love will reign. Shalom, shalom, turabakiriye inshuti zacu, bakunzi bacu, bafana ba Iwacu Talk, mumeze neza, turabasuje cyane, tubiseguyeho twari tumaze nk'iminsi tudakora, ariko na kabazo gatoya kabaye, ariko twagarutse, turabasuje cyane, ngo amahoro y'Imana bane namwe, natwe turaho tumeze neza, turashima Imana. Shingano nawe suza abantu dukurikiye. Yes, bakunzi bacu, bakunzi ba Iwacu Talk, turabasuhuje aho bwije tubahaye mwiriwe naho bukeye tubahaye mwaramutse bikurikiranye naho herereye ku mugabane wose uriho turagusuhuje kandi turakwakigiriye mu biganiro byacu bya buri gihe kandi wewe turagushimiye wewe wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane turamushimiye cyane kandi turamwakiriye cyane wewe ufata umwanya wawe uri mu kazi cyangwa se uri mu modoka kareba ibiganiro byacu bikakunyura ndetse ukanarenzaho ukandika muri comment ugakora comment ugasharinga tubiha agaciro gakomeye cyane uri umuntu w'ingenzi kandi dufata nk'umuntu ukomeye cyane kuri twe so turabakiriye mu biganiro byacu rero tugiye kuganira mwanya tari muremure wari wababwiye ngo mutatuza buri gihe ko umaze igihe udahari ndagira ngo wabiseguyeho wabasobanurira impamvu nawe basobanurira twari tumaze igihe tuda prodinga ariko karakabazaho gato ariko twagarutse ubu rero tugiye kuzajya tubaha ibiganiro nk'uko byari bisanzwe murabyihangana abakunzi bacu mu by'ukuri kandi tunabashimira cyane uburyo mukomeje kudukurikira ndetse no kutureba no kudukunda no kuri turabibona cyane kandi tubiha agaciro cyane mu by'ukuri rero tuguhaye ikaze wewe uri buze gukurikirana ikiganiro tugiye gukora tugiye kuganira rero ndagira ngo wamaze no kwakira abantu kandi turanasuza n'inshuti zacu ziherereye hirya no hino tabasuje bose cyane abantu twakuranye mu karere ka Mikenke niho navukiye mu Mikenke ndahakurira mpigira primaire na secondaire rero urubyiruko rwose kandi cyane abantu bankurikira n'abantu twakuranye kandi Mikenke simuturamo ni hamwe si hamwe ariko mu Mikenke niho nabaye igihe kirekire ni naho navukiye so sawa ndavuze ubibona cyane abantu bo Mikenke banyandikira bampamagara courage mwebwe twakuranye urubyiruko twakuranye twakinyanya kabumbu twajanye mu bitaramo no ku mikutano ndabasuhuje cyane turabakiriye cyane abantu bo mu Mikenke turabakiriye kabisa ngo muze mukomeze mu turebe kandi uzurebe ukuntu bazadupostinga abantu bo mu Mikenke ni sawa bagira urukundo kandi uzubona ukuntu batwabanye neza nabo twabanye neza nta kibazo naringira niyo mpamvu ubona badutera ingabo mu bitugu niko babivuga yego ni mu ruhe rurimi
Kinyarwanda. Yes, aha. Tugiye kuganira. Turi bubarambire kandi turi bufata umwanya muremure ariko hari ikintu twavuze turi buze kuvugaho, kiri buze kukungurana, uri buze gutegera. Yego. Ndetse unagikuremo n'isomo. Sheri, ndashaka ko tuganira ku kintu kiri hano kuri no mubumbe. Kandi kirasa nkaho kiri gufata indi ntera. So abantu nibataba careful, imiryango irasenyuka. Ikintu cyo kuvuga ngo mugabo yabyaye hanze, urugo rukama rugira ibibazo, cyangwa umugore yaciye umugabo inyuma, byara umwana utari umugabo, bikazana conflict muri famiye, bamwe bikabatera gutandukana, abandi bikabatera ibibazo mu ngo ntibumvikane. Ariko turagira ngo tubivugeho. Ese tuvuge ku abantu kuntu basigaye batandukana bya hato na hato. Turagenda tunibaza n'ibibazo. Twibaza ngo ese umugabo biterwa n'iki cyambere? Bakora iki ngo tubirwanye? Yes. Izo nizo nagize tuganiriza abakunzi bacu. Kandi abakunzi bacu babizi hari abubatse, hari abafite ingo. N'abatubatse barenda kubaka niyo bagana. Kandi zo bagomba buriya iyo ugana uramutse bafitiye amakuru biroroha kugerayo. So mu gihe rero tuba turimo kubivuga, abatarubaka bakabyumva, biraborohera cyane mu gihe bazubaka kumenya uko bazitwararika mu ngo zabo. Ese ni iki kibitera? Ubona ari iki kibitera abantu batandukana? N'ikindi ikigira kabiri, ni iki gituma? Icyo ni ikibazo kimwe garindira. Nari nkeneye kubivugira rimwe. Wishaka kuncanga. Sawa. Ngahe tanga umuco kuri cyo kuyi. Ngewe uko mbyumva, ko nyine na buri wese afite ukuntu abyumva. Yes. Abantu hagiye haba iterambere rigiye ritandukanye. Ese iterambere ryo tuma mutandukana? None se ruguru wakazi upfa kubona abantu batandukanye? Nari ntaramubona. None se navuga ngo bishatse kuvuga ko impamvu buriya barambanaga ndetse ntihabeho gutandukana, ni ukubera ko hari mu giturage, cyangwa urashaka kuvuga iki? Mbese ikintu ngiye nshaka kuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubuturage, ahubwo ni umuco. Njye numva ari nk'umuco, kuko mbere byabaga ari nka sakirirego kuvuga ngo umuntu yatandukanye n'umugabo yarawukubitaga, mugakomeza mukabana, mbana bimenya ukabihakana. Kandi ngo wibuke iyo baba badushingira, sinzi uko byibuka, bazakubwira ngo uzihanganira ibintu byose nyine, ibibazo umugabo, intege z'umugabo, ukavuga ngo nzabyihanganira, ngo ikimenyimenyi n'ikimenyetso tuzatandukanwa n'urupfu. Se kubera ko iriya ndahiro itagikora ubu nyine narindi nkiri kubikubwira. Ariko mbere si uko nabwo bitavuze ko batabanaga nabi. Babanaga nabi, barakubitwaga, barananiranwaga, ariko habaga kwihangana. Njye mbona ahanini nuko no gutandukana nyine bisigaye bimera nkaho nta kintu kirenze wakoze, si we wa mbere. Ariko gakere byasaga ari nk'igitangaza nyine muri make. Ariko ubu ngubu nyine barabyoroheje muri niko ni iki cyabyoroheje? Ni vire nyine twagenze cyane amahanga nyine, bituma abantu bafata ibintu byo gutandukana bakama bifata nk'ibintu simple. Umuntu akama avuga ngo nubwo turi gutandukane nzabaho, nzashaka abandi. N'ikindi kandi abagore bamenye gukora, ashaka kuvuga ati abana nzabatunga. Ariko na ruguru bari bazi gukora, abagore tibahengaga, tibacuruzaga. Ni umuco nibyo ndi kukubwira. Ese umuco waratakaye, warashize? Ahubwo nyine kuri ako nari mvuze, abantu bogarura umuco
kwihanganirana kukaba kwinshi cyane, abantu bakizerana mbese nyine tugasubira nyine uko twari tumeze kera. iterambere ariko kandi bitavuze ngo abagabo byo kuvuga ngo barabafinyiraga karagukubita ugaceceka. ni uburinganire kandi nta nogira inama yo kuvuga ngo niba nyine aho kugira ngo upfe cyangwa urugwemo wakigendera kabisa. none reka nkubaze ikibazo rero kigira kabiri. umugabo aciye inyuma y'umugore, umugore arabimenye, habayeho nyine ibintu byo kutumvikana, cagiye n'ikicokogo. umugabo yaciye bugufi agasaba imbabazi akavuga icyabimuteye nyine akamusobanuraho cyangwa yomubabariraga ariko kandi bagakomezanya ntibibakamenyera. ahubwo gambaza ahubwo amuciye inyuma wenda akabyara akazana n'umwana, umwana agatahuka, nyina w'umwana yemeye kumutanga akamuheba ntakomesheze kumukurikirana. ikibazo se kuragana n'umwana, ikibazo ni nyina w'umwana. wundi yabyariye niwe kibazo kuri naho umwana se yobaho kimwe n'abandi, umuntu yomurera ariko nyina yojahe naje aho hantu ndahakubajije. ese wozana umwana ukemera ko nyina mutazongera kuvugana, kandi bishoboka ko areka kuvugana na nyina w'umwana. buriya kera iyo mwabyaranye n'umuntu, umwana azaza agwara, nyina agomba kubimenya. umwana nagira gute nyina aze kumusura, none wakora iki kugira ngo urekane na nyina burundu, kugira nyine utababaza umugore wawe? mvuze ngo ndabatunga mwembi, twumva kera ko batandukiye. ntudutunga twembi gakera ushatse wa kabiri se? dutunga twembi gute? yani kaza mufasha gusa ariko tutabana. ufasha nyina? wowe uzitwaramo gute? ntibishoboka, sinorinda sindinda kubitekereza bwoti. none se ntiwo mufashaga usaba kujya kureba umwana, kandi ureba umwana sa aba kubwiti ntabana na nyina, cyasaba ko na nyina umubona. none se kurumva ariko icyo nyina yoja aramutse ari uhaye twoganira bwati ubwo wanjye rwose amakosa warayakoze, basaba imbabazi, nta kindi tugikoze, ariko kintu ca mbere ugenda uganiriza na nyina w'uyu mwana, nimba duha umwana akamuheba nyine nta communication yawe nawe igahagarara. yabyemera ni sawa, atabyemera agatwara umwana. none wakora iki? biragoye. ibaze ngo ni ukuvuga ngo wowe icyo utabushaka ni nyina, ariko umwana w'umwakira. umwana nta kundi nyine biba byabaye kandi cyabaye nyine nta kundi tubuka igisubizeyo, bishoboka. biba bisaba ngo ucakire, hanyuma noneho haze kubaho ibiganiro, hazeho no gufatwa n'ingamba runaka zo kuvuga ngo iki kintu cyarabaye yego. kandi ikibazo ni uko wenda umukunda kurusha umugore, ikibazo cyo kiba cyabaye. ahubwo ikintu kiba gikurikiyeho ni ukwiga kubana na cya kibazo, mbese uko nyine mwagisolvinga. ngiye ukuntu nabikora bimbayeho, ikintu cya mbere nabanza kureba koko wabikoze uhubutse cyangwa se yari ingeso, cyangwa ugifite gukunda uriya muntu wari umukunze nyine. wambwiraga ko bitazongera tugahamagara wa nyina wa mwana, tukaza tugakorana ikiganiro twese tukumvikana. ko twokumvikana nyine niko twokora. aho nawe tukira uwo ninje wewe muzanye umwana, yani ukabyara umwana utari uwanje. nkabikubwira my friend, jewe ntitwavyumvikana.
ukora iki kuko ikintu kiba cabaye deje kiba cabaye mbese nyine uri nko kugira inama nk'umuntu byabayeho kuko wabivuze nanje nobanza nkareba icabiteye ariko twabanje guserera mbese twikorera of course kwikorera nabisanzwe nimba kwikorera nibisanzwe ukora iki kungufu ziraza ba Jackie tipe kagashinwa kakinaga amafilime ngo ni Jackie sinzi ko ni Jackie Chan uraka sinzi makarashaje makarapfuye kara ikobra mwishi oya arashaka kuba yarapfuye cyangwa se ariko nigeze kuza yamutegera cyane mu Rwanda ndetse nkaza nsiba n'ishuri rimwe na rimwe ko ndareba filime noneho ikintu naje nokora ubanza kureba niki cyateye madame kunca inyuma ndi mugabo akamubyarira tarakuvuga ngo sinapfuye cyangwa ngo turi kumwe niki ukabanza ukakinsobanurira akubwiraga mbaza mbese niki cyabiteye ikintu cyabiteye nagize intege nkeya z'umubiri wa mucari ko ni accident mbabariye sinokongera ikibazo kigira kabiri ese izo ntege nke icogega wenda dufitanye nk'abana nka 3 cyangwa 4 wa kane gasiwe wanje ese izo ntege nke uzigize dufite abana 3 cyangwa 4 zabaye tumba kera sawe ntabindi none utaga ntakundi tubitekereza none sawe ikindi kibazo mana we sinzi ikindi kibazo naso ubu nyine akakanya ngata nkubwira ati sheri wanje rero urano bari abana dufitanye kari babiri n'urugero nyine numvise ikibazo cyawe rede nyine sabawe n'urugero aho n'abana nta bundi muntu wakora iki nyine mbere yuko nitsa n'ijambo kera ubibiri hafi none wenda kwihangana n'urugero ise wabo bana umva ise wabo bana ntabyazi ko abo bana arabi ise wabo wabana nyine wakubyariye ntabizi karabiwe hanyuma n'abana ntibabizi kuwa utarisi barabizi kuri bazi kuri se n'uwo muntu ntazi ko dufitanye abana wa reactinga gute cyo kibazo kiragoye kuciyumvisa nko kumva ngo abana 3 ngo sabawe ngo nabundi mugabo mubana n'umugore nabo bana wenda bageze mu myaka nk'ingahe ibase kuko mbese muri make na kwihangana hari byo kwihanganira ariko abana 3 ngo saba umugabo nabundi no babiri ari abundi umwe atari wawe ho kwihangana naho sinakwiha muze mutubwire abakunzi bacu mwandike muri comment mutubwire wewe wakora abana ataraba kandi umugabo wo kubyarira akaba atabizi ko abana ari abiwe ha mugabo uzebe gaho yavyaye baba harishe tibyo ba biriseri tawe ndabona tawe utabivuze guteze arashaka kutabivuga ariko ababizi ico tukireke ariko abantu baze kutubwira muri comment ico cari mu bintu twari tuvuze nyine bituma ingo ziri mu gutandukana abantu bagagirana ibibazo by'ingo kandi mu by'ukuri hariho kwicara mukaganira ariko hari ibintu bimwe byo kubabarira akaba n'ibindi byo twarigiye kugira ngo yibaze ngo umugore abyaye abana 3 batarabawe hanyuma ngo sinzi nyine abantu baratandukanye hari umuntu ushobora kuba ati arabyihanganira nyine hakabaho ibiganiro hari ikintu kiza gitera umuntu wo gukora nk'ayo makosa
niki cotuma story imwe nyine niki cotuma nibyo ngiye kukubwira ubyara abana batatu niki kezara amapepe none se wenda nko kuru oya barahari ntubaze haraba uzuko hari abantu abonza ariko ndabirashoboka ariko uzuzumva ukamusanga umugore yavyaye abana batatu bataraho umugabo nyine wenda n'urugero sibyo niki kiba cyabiteye wataye umugore mutaka njewe nyine reka nk'urugero urugero sako wabirakariyemo kandi turi kuganira tureke kuganira tureke wavyegereje umutima kandi ese nari kubishira nari nkubwiye tuvuge wenda ku rugero sibyo nk'abagabo nyine batazaba kora responsibility zo mu rugo tuvuge ataye umugore nk'imyaka 3 ataye umugore ariko arimo kumufasha abana bitandukanye hari kuja gushakisha ubuzima aramutaye tamufasha mbese umugabo arahabutse gusa cyangwa agiye gushaka hari kuva se ko abidefanda nakubwiye ngo yamutaye kumutagute yavuye mu bana ntaza bafasha na nyina yagiye kuba handi nijo atanga icyo kintu akaba se yagiye kubana n'undi mugore cyangwa kibara abana ntituzi yabo wenda ubu nyine nova muno kabati none ukuntu bimeze hano muri Kenya byanze none ngiye gushakisha ubuzima hano hakurya muri Ethiopia Sumuco amara imyaka 3 aho ngaho se kubafasha cyo nta kibazo kirimo sikingasa n'abandi baba mu bindi bihugu ariko bafasha urugo rwabo nine ndi kukubwira wenda uramubeshe ngo ugiye ngo nko muri dosiye ngo mu Rwanda warangiza ukamara imyaka 3 utagaruka ntubafasha ariko bavugisha ma so kubavugisha utabafasha uko muvugana gute ko ashaka kugira oya birashoboka tubavugisha nta n'igiceri mufitanye abana 4 imyaka 3 irashize burakeye umugore abyaye indi mwana hanze ico nyine ese ico gihe wowe ugura uvuyiri urakonkobotse nyuma y'imyaka 3 ga uje gusura urugo umvishe ngo yarabyaye wise ushaka undi warangiza gushaka undi ese aho ngaho ari umugore n'umugabo ninde ufite amakosa numvishe ikibazo cyawe umuntu uba ufite amakosa n'umugabo nahize ngo ugiye kugira oya sindi buhengame kubera sindi buhengamira ahantu runaka kubera ko impamvu ngwajije icyo kintu nuko hari abagabo baba badakora hanige mu bana ntakora inshingano ugasanga ni wowe umuteye gukora icyo kibazo eda umuntu aramuhaye azaburara akabwirirwa ugasanga nyine umuntu se araguye nyine agize intege nke z'umubiri bitewe n'ubuzima gusa nyine simvuga ko aha nyine ubuzima bwo igisubiza ari aho gusa ariko kandi nabyo birimo kumusiga icyo rero nari nkivuza kuri poe yo kuvuga ngo hari abantu badakora inshingano bigatuma babaca inyuma barangiza kubaca inyuma ugasanga babyaye hanze cyangwa baratandukanye bakoze divorce kubera nyine icyo ariko ndagira mvuge kino kintu numva nicyo naco kiri mu bintu bituma ingo zitandukana kubera abagabo batagira gute badakora inshingano zabo ariko reka mvuge kino kintu nk'umugabo udakora inshingano z'urugo mu gushaka wavyumvisemo ntibaguhase ngo ushake kumbaraga aho ese nutakoresha ntiwasomye iriya jambo riba muri Bibiliya rivuga ngo umugabo n'umutwe turababujije n'ukuri ese ahubwo uzubyara abana biki ufite kubabaza oya hari ijambo ryanditse muri Bibiliya ndagira ngo umuntu wese ugomba kuba agiye gushaka agomba kuba arizi umugabo n'umutwe wiki urugo umugore sinzi ihimba none ni gute ubukeneye ngo sinzi uko bivuze baza kubidusobanurira wewe ni nje navuze ko side y'abagabo ni iryo ry'abagabo nzi yaho uko rivuga nyine umugabo n'umutwe ibiziti ngingo zose n'umugore basi umugore nawe adakomeye arakomeye ndashaka kuba ari amaguru amaboko sawa
aho none urimo gukenera ngo umugore ari we uba umutwe w'urugo byabaye shuari inshingano zigomba kuba ari ubundi kuri umugore umugore agomba gufatikanya n'umugabo ariko umugabo ari we wagize gute wabigizemo uruhare cyane nimba ari ugukora wowe banza uzereka umugore gati rero dufatikanye kubera ko ni wowe ugomba gutanga umurongo wo kugenderaho ariko umugore niwe uri gushakisha ubuzima uraryamye mu ntebe kurareba movie indi gashira niwe ugura wifi niwe umenya ibyashize mu nzu niwe ugaburira abana niwe wishura ishuri niwe umenyana n'abarimu n'igihe babirukanye ngo yaguciye inyuma ngo cyangwa ngo aragusuzugura cyambere banza ufate inshingano wite ku rugo rwawe hanyuma noneho urebe izo ntege nke aho ziva urebe niba ari ingeso cyangwa ari hari igihe noneho hari ibintu nyine namwe muri mukama mwitwaza ngo nagize ese izo ntege nke niko kuvuga ngo hari ahantu Pawulo yavuze ngo se ngo dukore ngo no ni Pawulo yaravuze ngo se ngo dukomeze dukore ibyaha ngo kugira ngo ubuntu bugire gute ngo busage ni nkuko yani ese tuzakomezanya rino jambo muzakomezanya rino jambo biranditse reke guseka ni Pawulo wabivuze ko ndabona usanga aho uri kumwe niko bivuga ese igira ijambo muri mukomeza kuvuga ngo nagize intege nke z'umubiri ngo amucaha hagari twe gushaka tubivuga ejo wongera unzanira iryo jambo uzahora urizana ngo naguye mucaha nagize gute oya iryo jambo nimba ari kubayeho tibibe ingeso cyangwa ngo iribe ikintu cyo gukangisha umugabo cyangwa se cyo kumubwira ati yewe nawe izo ntege nke uzigwamo satani yo kugwisha mucaha oya nimba ari kuguyeho rimwe ico kintu nimba kikubayeho rimwe cye kuba ingeso gucuririreho uze gusaba imbabazi uvuge ngo intege nke ezinzo ntuzi umuti w'intege nke ni wowe no gusenga sawa ugapfukama ku manywa na ninjoro none ukareba ko izo ntege nke uzigira z'umubiri uyu mubiri bisaba kubabaza nawe utawubabaje intege nke zizaza mu gitondo na nimugoroba sanga ariko abantu bagende bafate responsabilité inshingano z'urugo bamenye ibisabwa mu rugo bite ku muryango abana umugore hanyuma noneho urebe izo ntege nke z'umugore aho ziva ariko kugira ngo turwanye ibintu byo gutandukana si umuco w'abakristo ndamana hano muri Kenya niyo babifashe nk'ibintu biri simple gutandukana yani iwe kwa mavuga ngo ndashaka undi usura rugiye gucya kamashaka undi so twe kwigana imico y'abanyamahanga tugume uko twari tumeze ruguru nto bavuze ngo wari utarabona umuntu utandukanye n'umugore nanje mu myaka mfite je ntaramubona iwaca tunakuri ariko basigaye bavayo bakagera hano wenda tuvuga umugabo ni umusinzi cyane akamwihanganira ruguru akamwihanganira barara bashitse aha kabiri kamwe batandukanye kandi bari bamara bafitanye abana batanu ni bya bindi rero zo kwigana imico y'abanyamahanga ariko kandi n'abagabo nabo ugomba kumenya twageze mu mujyi nawe nyine bya bintu cyakigano twakoze mbere mu kuzuzanya nyine apana hari abantu bazamumva nyine umugore ni nk'ikisi umuntu uvugisha oya yarangizaga nawe yari ya comparing akareba ubuzima abandi babayemo naho nubwo abayemo gabate narashatswe cyangwa ni ariko n'ubundi akaba yofata uwo mwanzuro ariko wenda biturutse ku mugabo kutamubanira ikintu gihari cyo kwigana na no Sumuco mwiza none uraje urambwiye kuri none uza akazi ngira uza amafaranga mba mfite uraje urambwiye ngo sheri noneho hari ahantu nagiye gutarama cyangwa se hari ahantu nagiye mbona umuntu yambaye ikintu ibubu cyangwa se ibitenge byanyu bihenze 15,000 15,000 none ndagishaka ninga ngomba kugisengana
ibyo bintu nabyo irari abagore nabo bagira mugabanye ibintu by'isukari by'irari kwamuza wabonye ikintu iriya ngo yo ngo nanje ngomba kugisengana n'iyinga itonde gishakishwe mu buryo buri bushoboka nimba coboneka nyine nawe ari ijya bavuga azi umushara w'umugabo akavuga ati ibyo byose yo yabona nimba abona ko yo yabona abizi ariko hari igihe wewe witureba cyagitenga ukeneye kandi hari ibisabwa mu rugo hari bikenewe ariko ibyo ukavyirengagiza ariko wowe ugashaka gusa neza n'iyinga ahubwo abana bakabura ico barya ninjoro muvuye gusenga aya ni amakosa so abantu babanze bite kubuza urugo noneho hano hanze noneho ugasanga abantu bareke kwikomparinga nta rugo kubakwa kimwe n'urugo ntibibaho ni kimwe n'abagabo nabo bazakora amakosa bakamavuga ngako ngo uzubona umugore warunaka ngo ntazabegwa nta mugore utobegwa ariko nyine nta bagabo bazabivuga barabivuga ngo ayo yisize ngo ukuntu ngo azabegwa ngo bene uwo mugabo afite intege nke z'ururimi afite intege nke mu kanwa abantu bamenye ibyo bavuga nta mugore utobegwa nta mugore utosa neza ukagira ngo wamuhaye amafaranga cyangwa nawe akabara n'ibyo yoreka kubegwa haba n'ubwo ubu nyine uwo mukura hehese yosa kuko abandi basa nimwe ba mbere muzi kwama muhinduka mu isegonda minsi 2 mwahindutse ukamubwira ngo none bavuge ngo nkiriya ntuza South Africa so abantu mu by'ukuri kugira ngo tugwanye kino kintu cyo gutandukana ariko bizaba imbabazi n'ubushingo runaka yatandukanye n'urugomana birababaje kandi ntago bisona neza ndetse n'abanyamahanga babona ko twanahindutse ariko mu by'ukuri tugumanye wa muco wacu tukagwanya kino kintu cyo gutandukana kihanganirana habeho umutima wo kwihangana tukubaka n'ibyo rigize urugo keriyo ijambo risohotse ku muryango nubwo urugo ruba rwasenyutse satani aba yabonye aho yinjirira ikindi abantu basenga cyane nico cya mbere urugo rudasenga rurinjirirwa uje wese aragwinjirira n'izo ntege nke abantu bagenda bavuga ico gezinjira ugasanga nyine wagize intege nke ari z'umubiri ari z'amagambo intege nke gazi bahayinshi kera kuri intege nke zazihera uzovuga ururimi yo gwagize intege nke n'ahandi haba hari intege nke so abantu dusenge cyane kandi habeho kwihangana yego hanyuma ngo tuzubake kandi turambane siko kweza basezere ngiye sezeranye dusoze basezere oya ibiganiro byacu nakagaruka tuzabonana vuba cyane tuzumva sezere tuzabonana mwakoze cyane inshuti za Iwacu Talk muri abantu b'ingenzi kandi turabazirikana mu buryo mudukurikirana mukadukunda mukanabitwereka ukomeze mu natwe muri hano subscribe share comment kugira ngo nyine ibiganiro byacu bigere kure kandi birebwe cyane siko kwiza turashaka kuzuza 10,000 vuba cyane 10k vuba kabisa kandi mubigizemo uruhare kubera ko ni mwebwe tubitezemmo kandi bizashoboka kandi bizakunda rero mubigira umutwaro tabizi ko mudukunda kandi natwe turabakunda sinzi ko mudukunda tureke kubakunda so turabakunda mubaha nje yo mbonye umuntu wanditse commentaire ushaka kumenya wari ashaka kumenya ninde nyabuna reka tunasabe kino kintu abakunzi bacu uramutse utwemereye ukandika muri comment hanyuma ukandika naho tuyi nje birafasha kurusha sawa so ni mu bikora gutyo biradushimisha kurusha wewe ni kiza kigushimisha comment nziza umuntu nyine ugira gute twereka nyine ko dukunda muri ubwo buryo bwose twavuze kandi uzashaka kuduhamagara nimero iraho
uzakanda aho ngaho hari nimero yacu, washaka kuduhamagara, washaka kutwandikira, iri no kuri WhatsApp. Ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro, aho bitagenda neza mukadukosora. Turi abantu boroheje cyane, so iyo dukosoye ahubwo we tugufata nk'umuntu w'agaciro gakomeye cyane, inshuti y'umumaro, udukosoye tukareka kugendera mu makosa cyane. Yego, ciao ciao, turabakunda.